yamusabye ikintu gikomeye. Yaramubwiye ngo icyambere ugomba kugira ibanga, nta muntu wemerewe kuzamenya ubwoko ukomokamo, nta muntu wemerewe kuzamenya inkomoko yawe, nta muntu wemerewe kumenya ko uri umuyuda, kubera ko igihe bazabimenya bishobora kuzakwambura amahirwe yo kujya mu irushanwa. Imana itugire neza. Ndamubwira ngo ikintu kijya cyica abantu ni ukunanirwa kugira ibanga. Hari igihe kigera bigasaba ko ugomba guceceka, Imana igakorana nawe ucecetse. Ndabaramukije mwese abari hirya no hino mukurikira Ijwi ry'Abahanzi TV. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Ni Evangeliste Tito Kwizera. Uyu mwanya nje ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Wowe ukurikiye iyi TV aho uri hose, Imana iguha umugisha. We tugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha, iguha amahoro, iguha imbaraga, kandi wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse no muri comment kugira ngo tujye dukomeza kubana namwe mu biganiro bitandukanye bigenda bica kuri icano. By'umwihariko tugiye kubana mu ijambo ry'Imana. Hanyuma mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, reka tubanze dufatanye dusenga Imana kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uri Data twese mwiza, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka. Uyu mwanya kuri itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 dusengeye umuntu wese ukurikiye ijambo ryawe kandi ukurikiye ibiganiro byose binyura ku Ijwi ry'Abahanzi TV, kugira ngo umuhe imbaraga kandi umuhe umugisha. Mu ijambo tugiye kuganira ubane natwe, amavuta yawe abe muri twe, kandi uwumvira ijambo rimubohore, ribe ijambo ryomora inguma, ribe ijambo rirema ubuhamya bushya n'amateka mashya mu mitima ya benshi. Ubane natwe, uturinde kirogoya yose y'umwanzi, kandi abayobozi b'iyi TV ubaha umugisha mu buryo bwose, ubagure, kandi umuntu wese uzajya afatanya natwe muri uyu mwanya ndetse n'ugerageza gushyigikira iyi cano, reka umuhe umugisha, buri wese abone ineza yawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Twahaye intego ivuga ngo Imana ihindura amateka yawe. Uyu mwanya nagira ngo nkubwire wowe udukurikiye, reka Imana igira ibintu ihindura mu buzima bwawe. Hari ibintu wabonaga byarabaye nk'akarande kuri wowe, hari ibintu wabonaga bidashoboka, hari ibintu wabonaga byaranze kuvaho bimeze nk'umusozi imbere yawe, ariko uyu mwanya mu ijambo ry'Imana nje kukubwira ngo Imana igira ibintu ihindura. Imana ijya ibasha guhindura amateka y'ubuzima bwawe mu kanya gato nk'ako guhumbya, kandi bigahinduka. Niyo mpamvu uyu mwanya nje kukubwira ngo wowe unkurikiye, ababyeyi munkurikiye, abagabo munkurikiye, abasore n'abakobwa, aho uri hose, Imana ihindura ubuzima bwawe, ihindura amateka yawe, ihindure situwasiyo wari urimo. Imana ikuremera ishimwe kuri uyu munsi. Reka muri uku kwezi twinjiyemo, Imana iguha umugisha kandi igufashe kubera umugisha abandi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Esiteri, ibice byaho ni 9, umurongo waho wa mbere. Turasanga ijambo rivuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana ishimwe. Ngo nuko Abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose, ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza, kuko amahanga yose yari yabatinye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuganye natwe muri iki gitabo cya Esiteri, riravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12. Reka nawe uyu munsi, kuri uyu munsi wa 2 cyangwa kuri itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka w'2026, reka Imana igira ibyihindura mu buzima bwawe. Reka Imana ize igira amateka amashyirema mu buzima bwawe. Ndakwibutsa ko Abayuda bari bafite ikibazo gikomeye. Iyo turebye muri iki gitabo cya Esiteri guhera mu gice cya mbere, tuhabona inkuru z'umwami Ahasuwerusi n'umwamikazi Vashiti wigometse ku mwami igihe yamusabaga kuza ngo amumurikire abatware be, amumurikire abantu bo mu bihugu bye mu nkera yari yateguye. Imana itugire neza, ashaka kubamurikira uburyo afite umugore mwiza, ariko umugore akamusuzugura avuga ko nawe hari ibirori yatumije n'ishoreke ndetse n'abandi bagore. Imana itugire neza. Uyu Ahasuwerusi yari ayoboye ibihugu 127.
Imana itugire neza. Arangije ibimaze kugenda gutyo, abari kumwe n'umwami Ahasuwerusi bamugira inama, baramubwira bati ubwo umwamikazi agusuzuguye, genda ukoreshe amahitamo, genda ukoreshe tombora, genda uteranye abakobwa bose bari muri iki gihugu cyawe, bakoranire mu murwa w'Ishushani, nurangiza uzatoranye mu undi muntu uzagira umwamikazi. Icyama uyu munsi Imana ikagutoranya, icyama uyu munsi Imana ikakubonamo umuntu w'umumaro, icyama uyu munsi Imana ikakubona nk'umuntu wo kwirata, nk'uko yigeze yakwirata Yobu, ikabwira Satani ngo wamubonye umukiranutsi wanjye, wamubonye umuntu unkorera kandi akanyubaha, wamubonye umuntu ukora ibijyanye n'ibyo shaka. Imana itugire neza. Arangije Ahasuwerusi ateranya abakobwa bose, Esiteri nawe azamo, ngo yari umwana w'ipfubyi. Iyo turebye mu mateka dusanga Morodekayi se wabo ngo yarakoraga ku irembo ry'ibwami, yari umurinzi w'ibwami, twavuga ko yari nk'umusekirite w'ibwami cyangwa se warashinzwe umutekano wo ku irembo ibwami. Bivuze ngo yarashinzwe kumenya ibyinjiye akamenya n'ibyasohotse, mbese buri kimwe cyose kibera kuri geti cyaramurebaga. Ngo yari ari ku irembo. Uyu munsi nawe hari irembo riho, ariko nakubwira ngo irembo riho, Imana irakuzi, Imana irakuzirikana. Waba uri ku irembo ry'ideni, waba uri ku irembo ry'ubushomeri, waba uri ku irembo ry'uko watinze gushaka, waba uri ku irembo ryo kutabyara, waba uri ku irembo ry'ubukode, mbese hari amarembo atandukanye abantu bariho. Ariko uyu mugoroba, iyi saha, nagira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe. Irembo uriho, Imana irakuzi kandi Imana irakuzirikana. Imana itugire neza. Arangije Ahasuwerusi amaze kubikora, ngo bafata inkone z'ibwami baziha inshingano zo kwita kuri ba bakobwa bazavamo umwamikazi. Esiteri nawe aza muri abo. Yari umwana w'ipfubyi, byumvikane ko nta anti yari afite uzamuvugira, nta ko yari afite uzamugererayo, nta n'umuntu ukomeye yari afite mu muryango iwabo uzamuvuganira, uretse Morodekayi nawe wari ari ku irembo ahatswe ibwami, nawe yari umugaragu w'ibwami. Imana itugire neza. Arangije bamaze kujya gutoranya abazavamo umwamikazi, barabatoranya na Esiteri azamo. Ariko Esiteri akaba ni umukobwa wasobanukiwe ijambo ry'Imana. Ngo yari umuyuda, hari ibintu Morodekayi yamusabye mbere yuko ajya gutoranywa. Mbere yuko ajya mu gutoranywa mu bazaba muzaba umwamikazi, yamusabye ikintu gikomeye. Yaramubwiye ngo icya mbere ugomba kugira ibanga, nta muntu wemerewe kuzamenya ubwoko ukomokamo, nta muntu wemerewe kuzamenya inkomoko yawe, nta muntu wemerewe kumenya ko uri umuyuda, kubera ko igihe bazabimenya bishobora kuzakwambura amahirwe yo kujya mu irushanwa. Imana itugire neza. Ndamubwira ngo ikintu kijya cyica abantu ni ukunanirwa kugira ibanga. Hari igihe kigera bigasaba ko ugomba guceceka, Imana igakorana nawe ucecetse. Ntabwo ari ngombwa kusakuza ngo buri wese amenye ngo byagenze. Oya, hari igihe bisaba guturiza Imana ugaceceka, ahubwo ugasenga Imana mu mutima wawe. Imana itugire neza. Haleluya. Wowe unkurikiye nagira ngo nkubwire ngo ntabwo ibihe byose bisaba ko umuntu avuga. Hari igihe kigera ugakorana n'Imana ucecetse. Imana igeze yabwira Abisirayeli, irababwira bajya kuzenguruka inkike z'Yeriko, irababwira ngo muzenguruke bucece kandi muzenguruke inshuro 7. Nta wemerewe kuvuga, nta wemerewe kugira icyo akora. Barangije ngo inkike z'Yeriko zirarimbagurika bakoresheje ibibindi n'imuri ndetse n'amakondera. Esiteri nawe agenda ajya mu batoranwa mu mwamikazi, ariko afite iryo banga. Babashira bagomba kubitaho. Yagira ngo ubwire ngo umuntu wamenye Imana, umukobwa wisobanukiwe wamenye Kristo, ntabwo yishushanya n'abandi bose. Mu gihe abandi bishyiragaho make-up, abandi bakoresha inzara, abandi bambara utumini kugira ngo bababone neza, abandi bakoresha imisatsi, Esiteri we yagumye nk'uko yahamagawe, atambuka nk'umuyuda, kubera ko hari ibanga riri muri we, kubera ko hari Imana iri muri we. Ntabwo yigeze akoze isoni Imana ye, ahubwo yagumye uko ari nkawe, Esiteri wamenye Imana. Biratangaje uyu munsi wa none, urugero rwa hafi nujya nko mu bukwe, uzasanga nta mukobwa uri mu bukwe utari inzobe. Uzasanga nta mukobwa uri mu bukwe udafite make-up.
yewe uzasanga n'imyambarire imeze ukuntu, ariko nagira ngo nkubwire ngo agakiza kakurimo ntabwo gashobora guhinduka, kandi agakiza kaba kagomba kugaragarira no mu buryo umeze, uburyo uvuga, uburyo ugenda, mu byo ukora, niho hagaragarira agakiza kari muri wowe, niho hagaragarira imbaraga z'Imana ziri muri wowe, kuko imbuto wera nizo zigaragaza uwo uriwe, niba uri umukristo nyakuri cyangwa se niba utaragasobanukirwa icyerekezo urimo. Uru rugendo rujya mu ijuru hari kondisiyo rudusaba. Esiteri arangije bajya mu marushanwa acecetse, babatoranyamo acecetse, agera ku rwego ab'umwamikazi acecetse. Ni amateka maremare uhereye mu gice cya mbere urabibona, ariko hakaza kuba harimo akantu, kuko Morodekayi yigeze kuburira umwami ngo igihe Bigitani na Tereshi inkone zarindanaga nawe irembo ry'ibwami, zagambaniraga umwami Ahasuwerusi ngo yicwe, kugira ngo Hamani uwari umugaba mukuru w'ingabo abe ari uhinduka umwami. Byashoboka ko aya mateka utarayasoma, ariko nubisoma neza uzabyumva. Barangije ngo igihe kimwe uyu witwa Hamani wari umugaba w'ingabo ngo yajyaga yaza avuye mu rugendo cyangwa se avuye kureba uko ingabo zimeze, yarangiza agera ku irembo bose bakamwunamira. Ariko Morodekayi umuyuda wisobanukiwe yanga na rimwe gufata icyubahiro cy'Imana yo mu ijuru, ngo narangiza agihereza umwana w'umuntu, arangije akanga kumupfukamira. Biza kubyara intambara. Nagira ngo nkubwire ngo hari abantu bakunda ibyubahiro muri iyi si kuruta ibindi byose, na Bibiliya iravuga ngo abo kubahwa mu bubahe, ariko mu bihe bikwiriye, ntabwo ari buri gihe cyose. Morodekayi yari yarasobanukiwe Imana, kandi yari afite ibanga agendana. Iyo dukomeje dusoma izi nkuru, hari nubwo byageze Hamani afata umwanzuro wo kujya gusinyisha ibwami, aravuga ngo uyu muntu kubera ko asuzugura, we n'ubwoko bw'iwabo tugomba kubarimbura. Ariko hari ibanga afite y'uko umwamikazi ari umwe mu bwoko bw'Abayuda, bwa bundi bwagombaga kuzarimbuka. Nagira ngo ubwire ngo nawe uri mu bwoko bwatoranijwe, uri mu bwoko bwamenye Kristo, uri ubwoko bw'Imana, uri umwana w'Imana isumba byose. Nubwo ubona ibihe bikomeye, nubwo ubona ibiguhiga ari byinshi, nubwo ubona intambara ari nyinshi, ariko nagira ngo nkubwire ngo nawe uri uwatoranijwe, kandi ineza y'Imana n'imbabazi z'Imana n'uburinzi bw'isumba byose bukuriho. Iyo turebye muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11, Imana yigeze yabwira Yeremiya, iramuhamagara amubaza ngo mbese Yeremiya uruzi iki? Aravuga ngo icyo mbonye ni inkoni y'umurinzi. Iramubwira ngo uku niko ndindi ijambo ryanjye. Hanyuma 19 iramubwira ngo bazakurwanya ariko ntacyo bazagutwara. Abayuda barabarwanya twihuse, barabarwanya bigera ku rwego n'itariki yandikwa ko bazapfa, bigera ku rwego bavuga nuko bazapfa. Ariko Hamani iby'akarusho aravuga ngo ibi ntabwo byaba bihagije, abandi bazicwa urw'agashinyaguro, ariko Morodekayi wazapfura urutu rw'abandi bose. Aha niho ngira ngo turebe imbaraga zo gusenga, turebe uburyo Imana ihindura amateka, turebe uburyo Imana ihindura ibintu. Arangije gahunda zarabaye n'amatangazo yaramanitswe, n'inzandiko zarasinywe. Barangije Imana ikora ikintu gikomeye, ngo ijoro rimwe umwami Ahasuwerusi agiye kuryama, arangije abura ibitotsi. Amaze kubura ibitotsi, babura ikintu na kimwe cyatuma umwami abasha gusinzira. Ngo ariko barangije Imana ibibutsa ko hari igitabo cy'ubucurabwenge bandikagamo amateka y'ibwami. Barangije bazanye igitabo barasoma, bahita bagwa kuri paji ivuga ko Morodekayi yaburiye umwami Ahasuwerusi ngo igihe Bigitani na Tereshi bashakaga kumwica. Kandi uyu mugambi iyo turebye dusanga Hamani ari we warawuri inyuma kugira ngo afate intebe y'ubutware mu buryo bweruye. Yari umugaba mukuru w'ingabo, ariko yashakaga kuba umwami. Bamaze kubona izo nkuru, umwami arabaza ngo mbese Morodekayi uyu hari icyo yagororewe? Bati ntacyo. Aravuga ati se basi hari ishimwe yahawe? Bati ntaryo, aracyari ku irembo. Imana itugire neza. Hari igihe kigera abantu bakakwibagirwa, hari igihe cyagera ibyo wakoze bigasa n'ibyibagiranye, ariko hari Imana itajya yibagirwa imirimo kuko idakiranirwa. Hari igihe kigera Imana ikibuka imirimo yawe, hari igihe kigera Imana ikibuka ineza yawe, hari igihe kigera Imana ikareba ibyo wakoze bikaba impamvu yo kugira ngo Imana ikurengere, bikaba impamvu yo kugira ngo Imana ikurokore. Imana itugire neza, kuko ngo imirimo buriya ibasha kuvuga kurusha amagambo. Imirimo myiza wakoze cyangwa se imirimo mibi wakoze niyo ijya ibasha kugira ingaruka mu gihe runaka utazi.
barangije umwami amaze kubibona ararakara. Bamubwiye byose baravuga baturetse ishimwe, ahubwo ubu gahunda ihari mu bihugu 127 byose uyoboye nyagasani, gahunda ihari nuko abayuda bose bagomba gupfa, kandi biturutse kuri Morodekayi uriya muyuda uri kwirembo. Mwami aravuga ati ninde watumye ibyo bintu bigera aho ngaho? Baramubwira bati wagufashije gusinya itegeko, nta wundi ni umugaragu wawe Hamani, umugaba w'ingabo. Ngo mu gihe bakivuga ibyo ngibyo Hamani barahageze, aje kwibutsa umwami gahunda bari bafite yo kumanika Morodekayi, barangiza bakica n'abayuda bose. Mani tugire neza. Morodekayi akimara kumva ko ibintu byakaze, atuma kuri Esiteri aramubwira ngo hari icyatumye Imana igushyiraho, hari icyatumye nkubwira ko uceceka ryabanga, ariko noneho birageze ko ryabanga wabitse riba impamvu yo kurokora abayuda. Mani tugire neza. Esiteri aramubwira ngo uyu mwanya umbwiye uko ntago nemerewe kugera ibwami, kandi umuntu wese uhageze atahamagawe abasha kwicwa, yaba ari umwamikazi yaba ari n'undi muntu wese w'ibwami cyangwa umugaragu. Morodekayi amwibutsa ikintu gikomeye, aramubwira ngo nuwibwire ko kuba uri umwamikazi ari wowe uzarokoka wenyine mu bayuda. Aramubwira ngo wabikora cyangwa utabikora, wadutabara cyangwa utadutabara, nta kizabuza abayuda gutabarwa binyuze ku bandi, kandi barangiza bakoroherwa. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo ibyo hanze amaso wabona bidashoboka, nta kizabuza Imana kugutabara. Mani tugire neza. Ushobora kureba ugasanga ibyo wari wiringiye byose ntacyo bikumariye, ukareba inzira zose wareba ukabona ntacyo zishobora kukumarira, ariko hari Imana ikuzirikana, hari Imana yavuze ijambo rikomeye ku buzima bwawe, hari Imana ifite ubuzima bwawe mu biganza byayo, ibasha kukurengera nubwo wareba ukabona nta kindi cyo kukurengera gihari. Imana iba ifite uburyo bwinshi yagutabaramo. Esiteri akimara kumva ayo magambo amukora ku mutima, aramubwira ngo nibutse ko hari ikintu gikomeye, kandi aricyo cyatumye mba umwamikazi, aricyo cyatumye umunsi wa none ndahonde. Aramubwira ngo noneho ubwo bimeze gutyo, genda uteranye abayuda bose bari Shushani, muri bya bihugu 27 byose, uteranye abayuda bose bakoranire mu murwa mukuru cyangwa mu mujyi w'Ishushani, bafata iminsi 3 basenga Imana, biyiriza ubusa, ntacyo barya nta n'icyo banywa. Nanjye n'abaja banjye ndetse n'abagarugu bose tuzafatanya kugira ngo dusenge ayo masengesho. Hari imbaraga ziva mu gusenga, hari imbaraga ziva mu kumenya Imana, hari imbaraga ziva mu kumenya Kristo. Imana ishimwe. Barangije bafata ya minsi barasenga. Umunsi wa mbere barasenga, Imana iraceceka ntiyavugana nabo. Umunsi wa kabiri ntiyavugana nabo. Umunsi wa gatatu ntiyavugana nabo. Nagira ngo nkubwire ngo kuba Imana icecetse ntabwo bivuze ko inaniwe gukora. Imana iceceka yumvise, Imana ikora yavuze cyangwa itavuze, ntazagira ukubeshya. Ntabwo igihe cyose Imana ikora ibintu kuko yabivuze. Hari igihe ibibona guceceka ari byo byiza kuruta ibindi byose, kuko hari ibintu Imana yaguhishurira wowe ubwawe ukaba warwara ihungabana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana iraceceka muri ya misi yose. Esiteri afata decision. Hari igihe gisaba ko dufata umwanzuro, kandi tukawufata turakaye, kandi tukawufata duhamanya n'umutima. Yariya igihe kimwe yigeza yasanga umwami Ahabu afata umwanzuro bivuye mu mutima we, bitewe nuko yabonaga abantu bakomeje gusenga ibigirwamana. Arangije afata umwanzuro abwira umwami Ahabu, aramubwira ati ibi bigirwamana niba bitavuye imvura ndayihagaritse imyaka 3 n'amezi 6. Kandi umwami Ahabu abisuzuguye aravuga ngo noneho n'ikime nacyo ndagifashe ndagikomeje. Arangije arigendera. Ariko nyamara nta Mana yari yavuganye nawe, nta nubwo yarazi uko biri bugende. Ariko Imana irebye ishyaka, irebye umuhate yagize mu guharanira icyubahiro cyayo. Haleluya, haleluya. Imana irangije irabireba, ibana nawe imwohereza ku kagezi kitwa Kereti, ikoresha ibikona byo mu kirere biramugaburira. Arangije akagezi gakamye imwohereza Serefati, iramubwira ngo hari umupfakazi azagutunga. Ni amateka ari mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami. Ibyo byose ni ibimenyetso by'amateka Imana igenda ikora. Hanyuma Esiteri bamaze gusenga, afata umwanzuro ajya ibwami nta wamuhamagaye. Amaze kugera ibwami
ngo umwami akimubona amutunga inkoni. Bishatse kuvuga ngo uje mu gihe gikwiriye, uje nagushakaga. Nawe iki nicyo gihe cyo kongera kwibutsa Imana, nicyo gihe cyo kongera ukajya imbere y'Imana, nicyo gihe cyo kongera ukibuka ibyo Imana yavuganye nawe, nicyo gihe cyo kongera ukibuka umuhamagaro, ukibuka isezerano Imana yagiranye nawe. Haleluya. Arangije umwami aramubaza ngo mbese urifuza iki? Nubwo cyaba icya kabiri cy'umugabane w'igihugu nakiguha. Esiteri amubwira ikintu kimwe, aravuga ngo ndifuza ko uzaza mu nkera nateguye kandi ukazana n'umugaragu wawe Hamani. Imana ibivugira mu mabanga ariko ibikora abantu bose bareba, kandi iyo igiye kugutabara ntabwo ijya ibikorera mu bwihisho, ahubwo ibikora ku mugaragaro. Nagira ngo Imana iraje mu buzima bwawe kandi umuntu wese azabimenya ko Imana yaje. Haleluya. Yesu nashimwe. Wowe uri kunyumva, Imana igira